Ngiye kubaha ikaze kuri Challenge Vlog 250. Uyu ni wa mwanya twakomeza tubategurira amafunguro meza rwose aryoshye afite intungamubiri. Uyu munsi tubafitiye ibishyimbo by'umukara bivanze n'umuceri. Abanyarwanda benshi ntibazi uburyo uvanga ibishyimbo n'umuceri, indyo nziza abantu benshi tutamenyereye, ariko none uyu munsi tugiye gukoresha ibishyimbo by'umukara. Dufite ibishyimbo by'umukara, dufite pavuro y'umutuku twakase kuriya dutoya, dufite pavuro y'umuhondo, murabibona ukuntu ikase. Dufite tungurusumu twakase dutoya, tukagira karoti twakase, pavuro y'icyatsi ndetse n'igitunguru gikase kuriya dutoya. Rero tukongera tukagira umuceri twakoresha basmati, ariko nawe umuceri wose ufite ushobora kuwukoresha. Tukoresha basmati, umuceri mwiza cyane nk'uko mubizi, kandi urahenze ariko uraryoha. Tukagira amavuta, turakoresha amavuta ya elayo cyangwa se olive oil. Impamvu dukoresha amavuta ya olive oil ni uko iyo uri guteka umuceri kenshi amavuta agomba kuba agaragara, kandi mubizi ko amavuta ya elayo atajya aba mabi, ushobora no kuyanywa. Rero reka dutangire dutegure umuceri wacu. Ibisanzwe tugiye gukaranga, dufata isafuriya tuyishyuhe, dushyire amavuta agaragara. Tumara kuyashyiramo nashya dushyiremo udupavuro twakase, twa dukaroti, tungurusumu n'igitunguru, dushyiremo tuvange kugeza dufashe amavuta. Urabibona, dushyiremo na twa dupavuro twacu na umutuku n'umuhondo, tuvange neza kugira ngo nabyo bifata amavuta. Umuceri mwiza cyane rwose, umuceri ngiye kubategura ifunguro ryiza cyane nk'ibisanzwe. Mutakora subscribe, comment, like, share, ubundi dukomeze tuvange. Rero dushyiremo kunyu kugira ngo ubashe gutestinga. Dukomeze tuvange, rero dushyiremo umuceri. Murabizi ko kenshi umuceri wa basmati si ngombwa kuwoza, ushyiramo ukavanga, umuceri ugafata amavuta ndetse bikivanga na za pavuro na bya karoti, ibitunguru, tukavanga neza. Murabibona umuceri mwiza cyane rwose kandi uryoshye. Ni ifunguro ryiza cyane rwose. Rero uhita ushyiramo minini ya bya bishyimbo by'umukara kugira ngo umuceri ufate irangi ry'umukara, kuko ni indyo igomba kuba ivanze, ifite teste ya bya bishyimbo cyangwa se impumuro ya bya bishyimbo. Urabibona. Iyo tumaze kuvanga dupfundikire gatoya, tugabanye umuriro, akariro gakeya, medium cyangwa se umuriro muringaniye. Nako byivanze byahinduye, umuceri wahinduye, wafashe irangi ryawe amaminini y'ibishyimbo. Turangiza dushyiremo bya bishyimbo byacu byose. Urabibona, ibishyimbo byiza cyane biryoha, bifite intungamubiri zidasanzwe. Ushishikariza ko nawe ibishyimbo wajya ubigura ukabiteka iwawe. Rero ushobora kubiteka muri ubu buryo. Iyi ni indyo twahisemo kubategura, kuvanga ibishyimbo n'umuceri. Ni indyo itamenyerewe mu Rwanda, ariko nziza cyane rwose. Ahantu henshi bajya bibaza guhora urya ibishyimbo ngo bitetse gutya, ngo ibishyimbo n'umuceri bimeze gutya, ariko ubu n'undi buryo nabwo ushobora kuba wabivanga, kandi aho wakiriye cyangwa se aho watekeye bakabasha kuryoherwa. Rero dushyiremo umunyu kugira ngo, mubizi nk'ibisanzwe ko uteka ushyiramo umunyu, tuvange. Utakora subscribe, kandi kuri like, comment, share, ubundi dukomeze tujye tubana neza rwose. Abantu benshi bajya bibaza ngo guteka ni ibintu bikomeye, ngo guteka ngo ni iby'abagore. No, guteka ntabwo ari ibintu by'abagore. Tekera nawe umugore wawe, tekera abana bawe neza, baryoherwe. Rero nta handi uzajya gukura ibitekerezo atari no kuri Challenge Vlog 250. Tujya tubategura amafunguro menshi cyane. Rero twashyizemo amazi, bimaze gufata irangi ushyiramo amazi. Murabibona ako amazi ubona agenda ashyiramo nk'ibisanzwe. Dushyiramo amazi ashyushye, twibuke ugomba gukoresha amazi ashyushye. Kubona agenda asa nk'ashiramo, ukagenda wongeramo make bitewe n'uko umuceri, ariko ugashyira ku kariro gake. Nkuko nababwiye, amavuta agomba kuba agaragaramo, kuko ni ibishyimbo bikurura cyane kandi urumva ko bivanze n'umuceri, kugira ngo byirinde kuba byo bikomeye cyangwa se byumye. Ushyiramo utuvuta tugaragara, kandi ikindi ntubireke ngo byumuke,
kwa kundi uteka umuceri kwa wumutse, agomba kuba arimo n'agasosi kugira ngo ubashe kubirya neza. Indyo nziza cyane rwose ikunda gutegurwa n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba, rwose ni ibiryo byiza cyane mwifuriza yuko nawe wabasha kuba warya. Rero nk'uko mubibona umuceri wacu wahiye, ibishyimbo bivanze n'umuceri wacu bijyana uko byari birasa neza cyane kandi biraryoshye rwose, murabibona. Ushobora gufatisha agasalade, ugafatisha agafi cyangwa se n'inkoko, cyane cyane ku bintu byokeje, ni ibiryo byiza cyane.